Nyiriwe. Nyiriwe. Nanjye kubakira tubakirije iki? Iyo muramaga simino. Gakonje. Gashyushye. Twe twoze mu kintu n'agapeta mutsinda. Gakonje nawe. Uryoherwe. Niko gatuma njya muri mood neza fresh. Ntabwo nyimita madarina ni madaridari ngiye kumwiruka umunsi umwe wowe ntabwo warenze umunsi araba yatumutse mu kanya bamufite kandi gapeti imitsingi mvange na simino ndakico iye gupanga gahunda neza n'igihe tuzabisoreza kira barakirangiza n'umunsi umwe baraba bagikuye ku ifishi fata ngenda kwemera mugore ni wowe ariko shiri iyo gukunda bitaza kubaho ni ukuri nari kubyigira kuri wo agukunda mireyo mu rugo rw'abakire ahubwo harimo ibibazo byinshi ntabwo umuntu wabayeho neza uburu nzarugire aho ubera igicucu reba ukuntu wambaye inkweto aho ubera urugo rutereye aho ngaho reba ibyenda ukuntu uba wabigerekeranyije none budo intebe hariya wicaye hasi urusi urugori ubu ubona wuzuye ufite ubwenge bwa nyabwo ku buryo uri ku ibase imbere yawe isafuriya imbere yawe wicaye no hasi hari n'intebe uru runtu ubu nzarugire ubu umuntu azakwigisha kugeza rya igihe cyose tumaranye ntabwo uzi ko bicara ku ntebe bose ni ukumbabarira nyine ndabona ukuntu none se ntabwo uzi no kwambara inkweto neza nyine bose mu cyaro nyine ni kujya kuriya twambaraga none se wakimaraho ubu washobora kwica umuntu jya kwica umuntu byo birakaze usibye no kwica umuntu n'ikimonyo sinakica ko kimeze niko bibura ubwenge iki ngiki nacyo nka byabe kimeze ubu uruzuye urukwavu ze rwarushobora urukwavu se bose buriya ngiye ibintu byo kwica ibintu by'inyamaswa wapi halo ewa nari nayibagiwe kabisa katemite nsaka kambanguke tu kambanguke kabisa kabisa reka mbanguke yego mawuja akazi batamereye nabi nawe watwitse da yamawuja ubundi ni wowe aha hantu nzahakora rwose barakuzirikanyiraga akoze cyane cyangwa ko nkunda n'imineke bize mawuja ndakase ibi ngibi ni ibisirimu ni ibisitari ni ibisitari bya danje
mu cyaro najyaga dukubitamo abantu bagahagarara. Mujye wanyu noneho bazumira. Zagera batwe. Umva. Kuri cyane ko. Okay. Akareke karanaryoshye. Urakoze cyane mabuja. Nicyo gituma mukunda cyane. Rega nanjye ndagukunda mvuna. Bose abazambwira nabi. Mbwira nabi. Ntabwo mabuja ngenda gukunda pe. Nanjye ndagukunda. Maze nujya ni wanyu tuzajyana. Twaguherekeza. Tuzi gusura mukecuru. Mva mabuja mwiza. Akoze rwose. Tazana kukubwira boss aguhe utwenda rero. Akantu ko twenda bo. Azi ko twenda twatsazeho n'ubwo agasitire nkunda ariko ko biri kose buraramutse mpaye utundi twenda nk'agapantaro. Nibi bodaboda umuntu akabihindura. Njya mbona akantu k'akagodi yagira ejo twarisha moto akararamutse akamaye. Kujya ntwika none karitsiye yose noneho. Tubazijya bagira ngo ndi umukozi wo mu rugo. Uko bimeze ugomba no kubateretanirega. Aba wemeje. Habuze rwose. Yambara neza. Urakoze. Ndamukunda. Ubwo rero nashaka kumubwira ko njyana. Nta kibazo. Urakoze cyane. Ubundi niwe mabuja nari nkeneye mu buzima. Ntakunda mabuja ko mfata neza. Cyari. Nanjye ndagukunda. Meze neza ahubwo wowe. Mama ko mbona ko wagira. Meze neza. Ariko uri mu masuku. Nandi Ndabona igitambaro iki. Wakoze neza se? Kutambwiye se? Kutambwiye ngo uze mufashe. nawe ugomba kubagamo nabi. Oya mama. Ngomba kugufasha akazi. Kose. Azagera icyo gukundira. Aba nawe bakira wowe nuko niyo maragenda kose ufite. Mama nta kibazo. Meze neza se? Meze neza. Ego bigenda numva nkuhangayikiye. Barumva nkuhangayikiye. Urabona ibibazo bya papa. Ko nakumvise turi kumwe. Sicyo wambyariye. Byariye kugushimisha. Kunezeza. Gukora ibi. Kandi no kuri mu wanjye ufite. Ngufite nacyo nzaba. Mama reka mbwira. Uzi ko maze iminsi ndi kukorera akantu nyine akantu nari maze iminsi ndi gukora. Yego. Ariko nawe urabona. Gafore nagake. Nako nagafora. Ndakora akaririmbo kawe. Oya. Vugishwe. Nukuri ko Imana. Vugishwe katerimbira. Ako nunseke. Oya. Nako nagusika maze. Okay, kana kuririmba. Imana yarakoze kuma mama wanjye mwiza unyitaho niryo juru mfite rizamfasha kugera mama Mama reka mubwire nawe ntabwo nzongera gukora ibintu by'amasurprise kuko iyo mbi gukorera untera agahinda. Nukumva nishimye. Bishimye cyane. Si papa yahageze. Nako yari yazi. Aha. Yataje. Ariko nyine araza mu kanya. Bakasera kuze kunzinde. Kiba cyambaye
wazajya wambara neza uwabuze imyenda muri runo rugo bose ariko agasitire ni keza kaba kari kubica wajya ugerageza ukanambara neza ndebera bose agasitire ni keza moto cyiza ubundi wazamaho umunyenga umunsi umwe uzambare neza unafura iyo myenda gutwara hari icyo bitwaye nta kibazo bose niyo mpamvu nkwemera nanjye nakwemera no kuri ikizungu njye bora muri karitsiye baranyemera cyane nanjye nijye umukozi wa mbere muri ino karitsiye kandi urahita uyihanagura neza nta kibazo bose ndayihanagura neza ndayikubita icyangwa mama izi n'ibindi nzakora buri kimwe cyose ariko sinjye mbona babaye pe dore mbese dore iyo mbwa ko kimeze wamusenzi ariko nawe si nyoko yakugize ikigoryi ubu nyoko aranza guhinduye imbwa ko biba bihoberana wagira ngo kimwe ni ikigore kindi cyone rekura imbwa ubu nawe uranza ubaye urugoryi ubona ko ubwe ko ugomba kuva hano uravuga iki se mugabo wanjye n'umugabo wawe nkunda iki se njye nakubwira nigeze ngusaba kunkunda nakubwiye ko ugomba kuva hano cyangwa nzanakwica haguruka wambwaho egerayo se basi ku mwana mbabarira egerayo umwana nawe egerayo itatwa aho ngaho ninde se ukubajije hari icyo umubajije ko kimeze uranze ubaye imbwa ikintu cy'ikigabo wowe nawe kubwira uve muri runo rugo singushaka singukeneye cyangwa nzanaguhondagure cyane n'iyi mbwa nzayihondagure haguruka sibyo uhaguruka basi umwana arazira nagende mutumukane mumvire mu rugo hari icyo wazanye ubundi usibye amakariso yonyine tumuka mumvire ahangaha byaranirira mbwa wahinduye imbwa tumuka mbwawe nawe mvire ahangaha njye nakubwiye ngo usohoke ntabwo unyumva ngiye gukubita mama ntabwo ngira kwihanga Sigamenyera wa mucedi sigamenyera wa mucedi iki kigore n'iyi mbwa biha kunsuzugura kandi ngiye buriya hari igihe nzica umuntu ngiye buriya nza kugira umuhoro kimwe mba nkishe kabisa mba nkirangije ko bimeze gusa izuba naryo ni hatari kabisa nkumangiriye amasaha ku bose na mawe bari mu nzu abashaka iki biterwa n'amashuri wize ahubwo wowe mama kuraryoshye narabivuze bose ari n'abandi nge narabivuze mama kuraryoshye ubwo rukuri naravuze ko bazarumena nduzampangara ahubwo ye manzi mbwira inkuru nziza narabivuze nge mvu n'abandi navuze ko rukuri bazarumena bose ariyo bose se yarahari mabusha gide mabu ese mabusha niwe nje kureba kandi
narabivuze urwo rutwe ko bazarumenya Njyewe noneho ndapfuye. mabuja Ndapfuye. ngwino rero cya kizungerezi cyakuzengereje Noneho ndazibambwe nzerekeza he? cya kizungerezi cyakuzengereje Ndapfuye. Noneho cya ndapfuye. kizungerezi Ni wowe yizeye? Ni yanda yanzengereje. do Niyo nsenyeye urugo. Oya. Ni wowe kizungereza cyanzengereje bavuga. Oya, ndarengana. Tekereza ko amakuru yanda ntayazi. Ariko mfite atariyo. Urarengana. Ndarengana. Ndarengana. Ariko mwagiye musuzugura umuntu gake. Gake se gute? Wumvikane Iki maraya. se, iki. Sohokera hano. Wabaye n'umugore no kumugabo aragucika. Umva. Ntacyo wandusha. umva. Ntacyo wandusha. None wabuze iki wowe? Wowe wabuze iki? ayo mabuno niwe ukoresheje utwara umugabo w'abandi mabuja reka nzane umwuko hano nkwereke ibyo tumukorera reka nzane umwuko indani wowe utazi kwita ku mugabo ndekuza umva ndekuza Abagabo b'abanatansiyo. nuko utazi gutanga keya umva indani wowe utazi gutanga Tanga keya kazi rutiza abandi. ehe wabaye uzi nuko ndamugutwara Erega ntago uri mwiza kure. ndeba di Uko yantaye niko umva nawe. arankunda kukurusha Nzakwica. nzakwica Uzangarukira mu rugo. Uzangarukira. nzarugarukamo rwose narusigaramo umva njya kwicira mu rugo. we Madarina narakubwiye mire Karamesheri. iki kigo ni nawe kibwiye ko kigomba kumvira mu rugo nakibwiye ko kigomba kumvira boss ejye kwita imbeba ngo inga twatira kwita uvanyeho inga twatira kwita nzakwica bose ko turaje kurumba nzakwica wowe n'iki kigore wowe n'iki kigore nzabica wowe n'iki kigore nzabica mire Karamesheri. yuzire mu nzu mwese babura wowe n'iki kigore yuzire mu nzu uru rugore narubwiye ko rugomba kumvira n'iyi mbwa y'umukozi nzayica yuzire mu nzu pole kabisa Umugabo aranyishe we. Umugabo arananiye pe. Arananiye. Ubu asigaye andutisha. Kurusha dutunguye se dutunguye muziteze neza turimo tubwira ko nadusura Cyangwa umwana ukiwabo yirirwa avuga. Papa se yagiye he? papa yagiye mu kazi ntabwo bari ariko mukanya yabaje hano maze gukora umusore usohotse zari muke Usorata ku rugijuru. Ntibagufashe gushaka utazakura nkanjye. ese wumva ariko utameze neza bimeze bitewe Biba byanze sha. guteze Biba byanze nyine. Umugabo yaranze arananira. Yarananiye bikwicara nkuta. None ubu ngubu gahunda afite ni iyo kunyica. Cyo ndarebye mbona nabyihereye. sisita paul nuko sisita ubona uzagenda Madari uraho papa neza Ivona wiriwe amakosa
papa naje ndababura. waje uratubura naje rero makuru ikiza Meza. wadusuye ni amahoro Ariko nyine ntabwo bimeze neza mu rugo. Uriya mugabo akomeje kumunoteza cyane pe. utese kandi rwose Ugenda nkubita. ariko ko wasanga hari ari wowe ikibazo Ya, noneho bityo ari kuvuga ari kuvuga ko ninamuvira mu rugo ndi muzima nzava ndi umupfu. oya ibyo ngibyo arakubeshya ahubwo ngewe uko mbibona ushobora kuba ari wowe ikibazo ahubwo ukwiye kwisubiraho Ako papa we ninjye wanze kubaha. ndabyemera ntazibana zidakomanya amahirwe ariko nawe mworohere natwe rega buriya ase papa ubu niwe wakoze ubu ngubu niwe wemeye kwanga kubaka ndabyumva ariko natwe nubwo natugezaho ntabwo twabura intonganya ariko turiyunga niyo dutonganye turiyunga tugasubira Erega papa twe byararenze. wihangane rero wihangane usubire mu rugo Uriya mugabo yarandabiye. sister wanjye wihangane usubire mu rugo umworohere nawe azakorera tuzababa hafi tuzajya tubafasha Bazanyica. ntacyo azagutwara sister wanjye cyaba papa haritswe ndakiramira hano kugira ngo uriya mugabo azamwice ajya kubaka yagiye abishaka yagiye abishatse ariko ibintu biranga none rero niyihangane agende yubake tuzababa hafi tuzajya tubagira inama Miresi nakubwiye ni wowe uriya mugore ngomba kumwirukana umva ni ukuri rwose shiri ugomba kumwirukana tukibanira uretse gato nkwereke igihe nkora umuti ndi mubi cyane buriya umva binkorere genda nihinduriza iyo bibaye ngombwa ukuri pe nza nkwereke no kurushyira ku murongo bikajya ku murongo neza ukaba uwanjye uziraherezo ibyo nanjye nibyo nkeneye rwose Kamere. ubundi kari akagore tuza kakirukana tuza nkwereke Gakuba uri tayari umva uriya mugore avuye gufata miliyoni mu kimina uri kubyumva ako kanya muhite mumwica wabyumvise muhite mubirangiza amafaranga arahari ari ku meza ibintu byose birahari wega kuba batayari bana ndabona ahise umudamu ahise akubita ku muryango aragiye amanutse muri ka kayira ko mu rugo bana mumukurikire vuba vuba gira vuba vuba nyiriwe neza nanjye kubakira twakiriza ikintu ikonje atuzana se nawe urabona ikonje utabimbwiye turi kuvugana kuri telefone Ndashaka kubikubwira turi kumwe. akushira ibintu byose ushaka kumubwira turi kumwe amaso ku maso Nibyo byiza kugira ngo ndebe ukuntu byakira. umunsi se nzaba narapfuye Ntabwo Imana yabyemera. ndagukunda cyane Nanjye ndagukunda cyane.
Be wamwitabye. oya ndabamwitaba iyo ndi kumwe nawe mba numva ndashaka ibintu bibiri Ntabwo utera mama wawe. akoze isezerano wampaye ibyo nagiye sinakari kumamagara cyane Hani wamwitabye. oya ntabaretse reka tuba turi kumwe igihe kinini ndamukunda cyane Wamwitaba ariko. Mama wasanga ari ikibazo afite. oya ntabaretse Wamwitaba nta kibazo. hano hantu batanga Kunde. nziza cyane Merci. murakoze Cheers. icyo maze barakoze ko mujyane Mama wakitabye ariko. ariko siko wasanga yaba afite ikibazo Taba mama. kandi mama ntabwo ajya amumagara inshuro zose Taba nyine wamukinisha. ahise akupa Muhamagaye. Nsubiye mwana wanjye atitaba ntabwo biranze kandi ndabona hanze mama ashobora kuba afite ikibazo reka muhamagare mu byari sibyo Be muhamagaye ntarebe. Dear customer, the mobile number you're calling has been switched off. Please try again after some time. Uretse ko ivuye kandi yari ari kuguhamagara njye umuhamagare mu rugo. Dear customer, kuziko siko mama ashobora kuba afite ikibazo mu rugo hashobora kuba hari ikibazo Nyamara ashobora kuba yahuye n'ibibazo yari ari kukwitabaza ukaba wanze kumutabara. inshuro ebyiri zose mukiriya wacu umurongo muhamagaye urazimije mwongere kugerageza mu kanya. Dear customer, the mobile number you're calling has been... inshuzi n'ibindi ngiye kugera mu rugo ndeba ikibazo kiba gihari Jya urebe ataba yahuye n'ibibazo ku butabizi. ngende ndibuka kuvugisha sibyo ndaje sibyo kaducitse wana ubakatiye heza nanone araducitse bwa kabiri Yes gakuba agukatiye mu ishyamba rya Nyungwe ko gakuba ugakubitwa n'inkuba gakuba uko amafaranga aba ahari ko ibintu byose uba wabishize ku murongo ko tuba twabivuganye neza ni gute umugore agucika ko ndabizi ko urufite uruhari ariko hari nta kuntu hagize na mwirukanseho umuntu w'umugore akagucika yancitse ko ndi kumureba we gakuba na cya gihungu ndakibonye sha cya gihungu nacyo cyari kiri kunyumviriza nacyo kiragiye kirabyumvise nacyo mugitegere hafi aho ngaho muhite mukirangiza mugikurikire kabisa tumukurikira aciye hano ujye imbere vuba